ikibazo cya mbere ubuze kubabaza ni igihe nyine wababwiye ko musa cyangwa ko mujya kumenya ikibazo ni iki tumaze nawe mwarabwije ababyeyi oya abantu bishora bitubwira mwigeze kuba abaturanyi sara ukuntu abaturanyi babyara abana basa oya nawe twigeze duturana nubwo tuvuka mu ntara zimwe cyeka wenda niba papa we yarigeze ajya gukubagana cyangwa wenda papa nyakajya kubagana ariko papa njye we ntabyakoze ubwo rero iyo mvuze ko papa we rero wakubaganye tuvuga ko yakubaganye mama wawe ni cyo bisobanuye ibyo simbizi nabyo ahubwo ikintu navuga ni uko mu banyarwanda benshi turasa kuko tuvuka ku mubyeyi umwe ariwe kanyarwanda nanone ugasanga hari igihe abantu baba bagenda batura mu mpande zitandukanye ushobora gusanga dufitanye n'isano twebwe tutabizi Dede ntabwo nsa na PARU ndihakamwe kuri televiziyo ndamwihakanye PARU ntabwo dusa ndihakamwe kuri televiziyo noneho reka mpere kuri mama Sava hari ukuntu hari amarore menshi abantu bakina ariko ugasanga birangiye nyine iyo rore irayivuyeho arayibagiwe nkeka ko hari n'andi marore wenda wigeze ugira mu yandi mafilime ariko ntihagire umuntu kwita izina ry'iyo rore biterwa na filime umuntu aba yarabanje gukinamo gusa hari filime nakinyemo natangiye namamara ari nacyo cyatumye papa Sava ampitamo akankoresha muri papa Sava nyine nari umukinnyikazi wo muri Seburikoko nakinaga nitwa mama Patrick ndi umugore w'umuyobozi ngira ngo abantu bayikurikiranaga cyane barabizi ni naho rero papa Sava yankuye anshyira muri papa Sava nyine noneho reka ubwo mpite nkubaza ikindi kibazo kuki buri gihe ukina uri umumama ndi umumama ariko n'ubundi yes ndi umumama no mu buzima busanzwe uri umumama yego noneho bagahita bavuga ati reka tumukinishe n'ubundi ari umumama okay byaje bishobora kuba byaratewe hari n'ingano yanjye ndi munini byaratewe wenda nuko ndi munini ni ubyivugiye oya ndi munini pe nukuri ndatubutse nuko kwimana bishobora rero biterwa hari n'ingano y'umuntu bakareba nyine bakavuga ati yabirwa no gukina ari umumama buryo abantu babyibushye ntabwo dukunda kuberwa no gukina turi abakobwa yego kubera ko umuntu ubyibushye iyo umwambitse igitenge yatewe umumama bitandukanye n'umuntu wambaye ibitenge buri gihe ubuse gutya wambaye urabona utari inkumi ahubwo yadanje juste nyine ariko ndabyibushye ntabwo ukuraho uko mbyibushye ariko urabona ko nyine ukuntu wambaye nka gutya uri inkumi ntakina gutya se nta nubwo usugire umuntu umuhuye gutya mu muhanda character yanjye yabaye y'umumama byaje gufata ko natangiriye sinema muri Seburikoko byaje gufata rero nisanga narabaye madame none se ubu nk'umuntu agukinishije uri umukobwa ntushobora kuzanamo bwa bumama oya character nambaye niyo mbayo yego unkinishije ndi umukobwa hari nagerageje gukina ariko ntabwo yigeze isohoka kuko yari yibigendanye n'izi bakora nyine zo kurwanya jenoside yakorewe abatutsi iyo rero nakinaga ndi umukobwa kandi nabikinnye neza wabikinnye neza yego baranyapeshe bambwira ko nyine nabikinnye neza yego nkeka ko ari n'abantu bakeya bazi izina ryawe ahubwo wahita unaritubwira nitwa Analisa Munyana na Nido n'iryanjye Nido yego bajya bavuga rero buriya urumva ngo umwana uri bupfe ngo niwe wamuha Nido ngo arapfata ubwo niwe baba bavuga oya Nido ni amata iyo wumva izina mama Sava risirikira ahantu hose uba wumva bimeze bite mba numva ko nakoze kuko iyo ndi mu kazi kanyakiramo akabaraga ndagerageza koko ngashyiramo imbaraga nkamekinga ashaka abafana banjye bishimye iyo rero numvise umuntu nyise mama Sava mba numva ko yabonye ibyo nakoze kandi amahirwe ngira nuko ntawe turahura ngambwe ati mama Sava ukina nabi ubwo ni nacyo nari ngiye kubaza actually nari ngiye kubaza niba ntawe urakubwira ko atagukunda bitewe n'uko ukina muri Seburikoko nkinamo nibwo hari abantu banyangaga kuko nakinaga ndi umugore mubi ukubita abashyitsi utesha umutwe umugabo kwanyonga
ariko muri papa Sava ntago ndi umugome cyakoze nyanshi inyuma umugabo ariko ntago ari cyane ariko naho iyo wazamutse urazamuka koko iyo nagenda koko biterwa so ubwo nuvuga ngo fame yawe ntacyo yica ku buzima busanzwe bwawe nta kintu irica ku buzima busanzwe kugeza ubu nta kintu irica ku buzima busanzwe reka nambuke nge kuri Dede we ni umunyabibazo ubwo ningera kuri Dede ubundi byakabaye byiza dushyizeho ikinanga kivuga ngo tum 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 kugira ngo tujye twumva aho twinjiye Dede ni izina uzwiho muri The Hustle filime yitwa The Hustle y'uruhererekane nayo ni izina ndayisobanura gute ubu ukina ucuruza nako ntuba urucuruza uyoboye abarucuruza uri umwicanyi kabuhariwe akatari intoki z'abantu ufite indoro shitani areba neza noneho ikintu cya mbere ndi kubaza iriya role bayigwaye gute wayibonye gute babonye bishoboye ndavuga wenda mu magambo make mama Sava ukuntu yabivuze ngo iyo umuntu ari munini byanga bikunda muri sinema barakureba bakavuga ati uyu nguyu iyi role ushobora kuyikora nanjye nagiye nyine gukina nkeka ko atari yo role nari mfite director mbonye ati kumbe n'uyu nashakaga umuntu umeze atya nashakaga umuntu munini ushobora kurakara bikagaragara ukibikina abantu bavugije induru bati mbega umugore inkuta nkoranyambaga zirashya abantu bose bati babanje kukuvumira ku ntoki batarakatsindwa bashyiraho n'ibindi ntavuga kuri televiziyo ikigore cy'ibimogi noneho uburaje noneho ubicira burundu utangiye guca intoki z'abantu hariya nari ndimo guhana uhana nabi ko ntabwo biriya bihano ko birenze hariya nari ndimo guhana nyine yego ubundi iyo uri muri kampani wenda runaka umukozi agakora ikosa bose agira uburyo ahana njye rero ni kuriya mpana ndavuga Dede ariko Dede ni kuriya hana ubwo mise numva ko bitandukanyije Dede nawe noneho nawe abantu benshi bakuzi nka Dede mu by'ukuri abantu bazi izina ryawe rya nyaryo sinzi niba bariho waritubwira naryo ashobora kuba bariho bo batari abo mu bana cyangwa abavandimwe n'abandi nitwa Jeannette Murekatete uzwi ku izina rya Dede ariko jya ubyongeraho nitwa Jeannette Murekatete uzwi cyane nka Dede none wari utubwiye ngo director yarakubonye ahita avuga turiya nawe nashakaga buriya ntiyakubonye kubera ko yabonaga nyine uri uwo yashakaga akavuga ati yabonaga ubunini igihagararo bitewe n'uko yumvaga ashaka uwo mukaragiteri ukuntu ari buba ameze nkeka ko ari byo yagendeyeho cyane nshobora nkubwije ukuri n'ubundi gukurira wumva agize ubwoba ku buryo nk'aya matara aramutse azimye yakwaka nta paro wicaye muri iyi ntebe uko ni ukundi bikubwira ntibiyumva ibintu nabonye ukora ntago ntekereza ko ari ibintu wigiye muri filime gusa ngo no mu buzima busanzwe nibyo akora mu buzima busanzwe ubyumva ninjya numva nk'umuntu atatse nko muri quartier bakavuga ati muri quartier ya Dede hari umuntu utatse abana ngaho ibu ni igiti cagira nire gusa ikintu kimwe Dede atandukanye na Jeannette cyane ku buryo nanjye ndeba Dede nkumva umutima umvuyemo nkavuga se biriya bintu ninjye wabikoze rero bimpa imbaraga ko nyine naramukinnye mu karagiteri bashakaga Papa Sava ni filime imaze kugira ama episode menshi cyane nkeka ko muri filime zica kuri murandasi ari nayo ifite ama episode menshi niba ntibeshye ntihagire unyumva nabi nkeka ko gusa ari ifite ama episode menshi kugera ubu none kandi ikigaragara ni uko nta na gahunda mufite yo guhagarara amaherezo mwe muzakomeza muturebe ntabwo mbizi ibyo aribyo byose ushobora kuzagera igihe ikarangira ariko n'ibinabaho ntabwo ari ibintu bya hafi ni ibintu bishobora kuzafata igihe kinini bizarangira wenda Papa Sava ashaje
ubwo turi tayari mbese gukora mpaka igihe rwose asazi urambwa ntazajya nuko kwimana birashoboka umugabo urya imyumbati nta hantu azajya ninde yakubwiye ko arya imyumbati hari umunsi atayipostinga se ariko yirya Papa Sava nta munsi w'ubusa dore mbikubwiriye nta munsi w'ubusa Papa Sava atapostinze imyumbati atapostinze hari yari yapostinze inkware none inkware ari kurya shoka ko azayirya cyo Papa Sava ari mu bantu bankumbuza actually ibihe bya kera kubera ko akunze gusharinga utuntu twinshi nk'udutabo twa kera twigiragamo muri za primaire tw'ikinyarwanda imigani y'imyandiko akasharinga mukandi kanya ukabona yashyizeho iyi foto ya rukacarara mukandi kanya ukabona yashyizeho utuntu runaka ubona yiyambariye nk'umusava koko yimereye kuriya nta kibazo biba bimuteye urumva ni umuntu uri cool noneho ariko nkibaza ese iyo mubonye feedback y'abafana cyangwa se ugahuza wenda n'ibyo mufite kuri tele kuko wowe ujya kuri tele ya Papa Sava uzi ibihakorerwa uzi uko bimeze n'uburyo bihagaze noneho ugakurikiza na feedback y'abafana birashoboka ko abafana bashobora kuba hari icyo bita pressure iva muri fan base noneho abafana bakaba bagushyiraho pressure kubera ko ibintu byawe bikunze cyane none ugakora cyane stories zikaba nawe zanagushana uko birashoboka ubyumva hari amafilimi menshi twagiye tubona meme na hano mu Rwanda ubona ko stories zigenda zisubira hasi kugira ngo zizamuke sibyo so noneho kandi na Papa Sava turabona ko idafite gahunda yo kurangira vuba noneho iyo pressure y'abafana mwiteguye gute guhangana nayo kugira ngo nimukomeza no guha abanyarwanda byinshi muzakomeze kubaha byinshi ariko byiza nk'ibyo muri kubaho uyu munsi kugeza ubu ngubu abantu bashobora kugira ingaruka cyane kuri pressure y'abafana ni abantu bakora ama episode akomeza badakora episode ngo irangire bakora indi simbizi nawe niba ibyo ngibyo bashobora guhura nabyo ariko nkeka ko ariho bishobora kugera content ikagenda icika intege ariko nko muri Papa Sava impamvu tugeze hariya kandi ubona ko abantu bakidukunze abantu bagishishikajwe na Papa Sava nuko twe ntabwo dukora content imwe tugenda duhinduranya tukaba tubonye nk'igitekerezo tukagikoraho twarangiza tukagisharinga abantu tukagakora kakarangira tukagasharinga abantu bitandukanye na filime ikomeza ishobora kugera igihe ukabura continuité yayo impamvu nakubwiraga ibyo Papa Sava iri mu bwoko bwa sitcom wenda hari amafilime atari mu bwoko bwa sitcom agiraho stories zikayirangirana ariko hari nayo tuzi nayo ari mu bwoko bwa sitcom nayo uyu munsi ukireba ariko ukabona story iri kugenda igwa hasi aho kugira ngo itere imbere no vuga ngo nuguhanga kuba byonyine Papa Sava ikiranenga kugera uyu munsi no buhanga kabisa nshaka no kubashimira none ariko nkibaza kuko hari iyo dukora filime hari igihango tuba dufitanye n'abafana bivuga ngo mu gihe umufana yatangiye kuvuga ko uri kumwangiriza utakiryohereza amaso ye icyo gihe cya gihango kiba cyacitse ariko birashoboka ko ahubwo wamusezera mbere yuko we atangira kubona amafuti sibyo ukamubwira uti cyangwa se kugira ngo azanagukumbure birashoboka sibyo ukabanza birashoboka ko ushobora kuvuga uti reka mbanze ntuze noneho nzabahe izindi episode nyuma hacemo umwanya mubanze munankumbure tubanze tunarebe se nidasohoka hari icyo bizica sibyo cyangwa se fan base yacu ni fan base ya filime muri rusange ntago ari vuga ngo ifana Papa Sava gusa birashoboka ko ifana filime zose Papa Sava yasohoka itasohoka ibyo nta kibazo noneho ese icyo kintu mwigeze mugitekereza cyangwa muracyari ku muvuduko wo kuvuga ngo twebwe turihagije isaha n'isaha abafana bazakenerera content tuzayibaha kandi tuzayibaha isa neza ku ruhande rwa Papa Sava ndi kuvugira timu Papa Sava kuko twe dushyira hamwe ibitekerezo tukabiganiraho tugahitamo ibibereye ko twabisharinga abanyarwanda yega ko icyo ari cyiza
bivuze ko twe ntago turi ready kuba twahagarara kuko turacyahari ubwacu turacyareba ibiri kubera ku isi kuko twe dukina ubuzima busanzwe bw'abanyarwanda turacyabona ibibera mu Rwanda bisanzwe turacyabona ama content ubwo wenda ni ikigihe nikigera simbizi ntago gusa tubiteganya ariko ku bantu bagera icyo gihe ntibamenye ko cyageze ntekereza ko impamvu paru turacyari mu nzira y'amajyambere igihugu cyacu kiracyari mu nzira y'amajyambere urugero rworoshye umunyamerika asohora filme ikamwinjiriza ikubye filme imwe ikamwinjiriza ikubye inshuro nyinshi cyane amafaranga yashoye ku buryo amafaranga nabo bagiriza failing nabo bagiriza failing ariko nibe nabo nibura hari abo tuzi ko bashobora gusora filme bisikagera ku rwego rukomeye bitandukanye n'umunyarwanda niba umunyamerika abonye iyo filme akaba yakuramo amafaranga amutunga imyaka 6 atarasohoka mu rugo ngo ajye ku kazi bitandukanye natwe turacyashaka ibyafasha abantu turacyashakisha ibyafasha abantu ariko natwe dushakamo amafaranga tubonye amafaranga abanyarwanda babonye amafaranga ndabizi ko abahanzi benshi bakora indirimbo kandi bararangiye ukabona yari umustar ariko kuza indirimbo nta hantu igeze icyo gihe bataramenya yuko byagine impano y'ugenda igabanuka urugero rworoshye Stromae yageze igihe aravuga ati reka mpagarike kuririmba ariko Stromae turabiza amafaranga akuye mu muziki wiwe bitandukanye n'abanyarwanda twe turacyari mu nzira y'amajyambere ntago na blaming umuntu ukibikora ahubwo inama namugira niba abona content yari afite iri kugenda igabanuka nahindura afata indi yicara atekereza gato ahindura afata indi akomeza ashakisha ubuzima kuko twe turabikora ngo dushaka ubuzima ubwo icyo wenda nari buite nkihuza n'icyo nashaka kubaza mbere yuko ngaruka kuri Dede waruvuze ngo turacyari mu nzira y'iterambere yes umuntu aho kugira ngo akore filme igende itagaranti ahubwo natuze noneho yiga icyo yakora ubwo noneho nari ngiye kubwira nk'amafilme n'urugero nk'ubu ngubu hano mu Rwanda dufite amafilme nakwita ngiye gukoresha iryo jambo mumbabarire nakwita ari munsi y'umurongo sibyo arahari menshi sibyo bivuga ngo birashoboka ko wa wundi watangiranye content nzima ikabi iri kugenda igwa mu manga ashobora gutuza none akagaruka na filme iri munsi y'umurongo sibyo kandi yarakinnye filme nzima sibyo hariho n'aba nkuko warabivuze hari abahanzi bazimye bakiririmba hariho n'abasineaste kugera uyu munsi twari tuzi bari bafite amazina mbere muri kubyumva anakomeye ariko uyu munsi wabona ibintu bari gukora ukabona ntago ari ibintu wakwishimira nk'umusineaste ngo uvuge ngo uriya yigeze kumpagararira mu gihe cyashize cyangwa se uriya yigeze kuba umuntu ukomeye mu gihe cyashize nifuzaga kuba nka wese cyangwa nifuzaga no kumwegera ariko wareba ibintu ari gukora uyu munsi ukabona ntabwo ari ibintu washingaho idarapo sibyo noneho nkawe umwe mu bakobwa bazwi cyane cyangwa se mu mama ndi gukoresha ijambo igitsina gore bazwi cyane muri sinema nyarwanda ndetse bazwi muri filime izwi cyane ubwo ni muri filime ebyiri zizwi cyane zanakunzwe cyane ni iki kintu wagira cyangwa se nihe nama wagira abakozi ba filime sibyo kuko uri umukinnyi aho bazaguhamagara uzajyayo birashoboka wenda ushobora gusoma script ukavuga uti iyi script ntago isa neza sinzajyayo ariko birashoboka ko uzasoma script ukayikunda muri episode za mbere mwagera muri episode zikurikiyeho ugasanga biri gupfa kandi waratangiranye nabyo muri kubyumva bivuga ngo nawe bizakugeraho ingaruka nk'umukinnyi wenda nimpura n'aba director nimpura n'aba producers nabo nzababaza icyo kibazo ariko noneho nk'umukinnyi uko ni mwebwe birangira mugire bibagizaho ingaruka ni mwebwe tubona kuri screen sibyo hari igihe tuba tutanazi umuntu directing Papa Sava arinde hari igihe tuba tutazi uyi producing arinde ariko wowe turakubona kuri screen bivuga ngo nukora ikintu kidasa nabi kubera ko wagisomye ameni gisa nabi kubera ko wagisomye muri script niweho turi buze kubiryoza sibyo noneho niyihe nama cyangwa se nubuhe busabe wabwira aba filmmakers cyangwa se abakozi ba filime bagenzi bawe
ikintu cya mbere nabagiramo inama wabanje uravuga uti ni gute umuntu yaba yarigeze akora ikintu akavuga ati reka mfateho umwanya muto nduhuke yagaruka agakora ikibi kiri munsi y'umurongo. Impamvu impano iba yararangiye ntamenye ko impano yarangiye. Impano ni ikintu duhabwa n'Imana ntago ari ikintu dushaka. Birashoboka ko wayishakira wenda ubwunganizi ukiga ariko impano uba uyifitemo burya. Niba nari umusineyaste nkakina nkabona birakunda hashira imyaka 10 nkabona biri kwanga ngaparika nkavuga reka mari imyaka 2 nitonzeho gato nzagaruke neza. Nagaruka nyuma y'imyaka 2 nkabona ntago biri gukunda pe, nkabona ahubwo ntangiye kubihira abanyarwanda, ntangiye gutanga ibyo abanyarwanda badakeneye. Nuko nyine ushaka kuba udafite amaso areba ko abantu badakeneye ibyo kubaha, kandi ushobora no kuba udafite abajyanama hafi. Burya abakinnyi ba filime twebwe producer yakuzimya cyangwa agatuma usubira hit. Ariko akenshi nje nk'umwactrice impano yanjye izimye nkajya mu yindi film bitandukanye n'umuproducer. Umuproducer aba ari uzashaka script, aba ari wenyine uzakora byose, nje nkaza na actinga gusa, acting ibyo bampaye. Nyuma ya myaka 2 nshobora kuza acting ibyo bampaye bikanga kubera yuko wenda atari nanjye ntari umukinnyi washakaga. Ntabwo twebwe dupfa ntabwo turangira nk'aba producer cyangwa abahanzi. Umuhanzi araririmba yamara imyaka 5 ahagaze yagaruka kumva si wa wundi. Gusa birashoboka ko nkuko nabikubwiye nukina muri iyi filime ifite script mbi ukayikina uko script yanditse, umuntu azabona ko ari wowe uri kuyikina nabi, bivuga ngo nta nundi muntu uzakwifuza muri filime. Juste nibyo nakubwiraga, umuproducer ashobora kukuzimya cyangwa agatuma uwo star. Ariko iyo ugize amahirwe umbundi umwacteur cyangwa umwactrice ntago ari abantu bagakwiye kuzima. Abantu barangira bakarangira pe, abanditsi rwose ari ntuzazirangira, content zirangira, impano igashira, impano rwose impano ikisubiza ibyayo. Ariko ngiye gukina mba ndi hariya ndishoa neza ko kuko n'umuntu wari wese aba yifitemo impano yo gukina, nuko abenshi batababizi. Muri yes ushobora kubiterwa nuko ufite isoni cyangwa ukabiterwa wenda n'indi mpamvu yo ku giti cyawe. Ubwo aho wenda nuko nkwibanzeho cyane nashaka kugaruka kuri Dede, ariko aho sinzi niba turi buze kwemeranya kubera ko hariho actually abantu benshi n'impamvu nini cyane ahanini ituma runo ruganda rwacu rudindira. Nuko buri muntu wese yumva ko yabikora. Buri muntu wese yumva ko yabikora. Ariko mu by'ukuri umugejeje imbere ya kamera nibwo abona itandukaniro y'ibyo yakekaga ko yakora n'ibyo actually abashije gukora. N'ibyo agaragaje. So bivuga ngo ntabwo nkeka ko ari buri wese wabikora. Ntabwo ari buri wese wabikora. Navuze buri muntu wese ashobora gukina, ariko ntabwo buri muntu wese ashobora gukina nk'umukinnyi wa filime mwiza. Impamvu nuko njyewe nza muri industry ya sinema naje nk'uwiyumvamo impano. Ngezemo mbona impano yanjye ntabwo ihagije, ndavuga nti reka nongeraho ubumenyi kugira ngo byungikanye ari bibiri bitandukanye na wa wundi uza kavuga ati ngiye gufungura YouTube channel, mbe acteur principal, mbe director, mbe na soundman, haba habura cameraman, ubundi ngo filime yose ayikore wenyine. Wenda icyo turaza kukigarukaho.